Meze neza murakoze cyane. Nitwa Bonfisi, ndi umuyobozi wa Peace Media Empire, ni kampani ikorera inyakarambi mu gikari cya Airtel. Bari gukunda gusubiramo ibyo dukora cyane, ntago nza kubisubiramo, ahuko dushimiye cyane umurenge wa Gahara, by'umwihariko akarere ka Kirehe katanze uburenganzira yuko tuzenguruka imirenge yose. So rero iki gikorwa uko gipanze nago nyigarukaho n'ubundi stili kuko dufite uhagarariye abajaji araza kukigarukaho, ahubwo ndavuga ngo ikintu dukeneye cyane ni impano isumba izindi mpano, impano ifatika kabisa, kuko abaraza kuva ahangaha bazazamuka ku rwego rw'akarere, nibagera ku rwego rw'akarere bazarushanwa n'indi mirenge, hanyuma uzaba uwa mbere bazamukorera indirimbo ari kumwe n'umuhanzi ufite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva atari byiza? Mwabikomera amashyi? So resi ibyo gusa, muranyemerera nakire producer, nibiba byiza nabemerera araza kubihishurira ababwira uwo ari we wese, hanyuma ababwire na gahunda, ariko nta kuntu mwadushakira indirimbo ukuntu hanyuma ibintu bigende neza. Mentora tuguhaye ikaze, mukomere amashyi bosi wacu mukuru, hanyuma ze atubwire gahunda y'irushanwa, hanyuma gahunda zikomeze.